Uritari? None ari he? None se wowe akanga umurage? Uzi icyo bisanga kuremereza? Nibisaba iki? Musaza kujyana Dubai. None se kujya Dubai kujya ku mazi urabyanze? Nawe urabishyigikiye kubona umupapa w'imyaka 60 n'akana k'imyaka 19. Ayo mwana ntago yujyana wa 21 ku buryo wenda ni byanga kumuhera y'umugabane munasezerana ivanga mutungo. Kumase gatanu yiwe. Kumase ho gatanu. Sibyo no ushaka bivugaho we. Abasaza rero muri mu ndirimbo ya Melody mwaka boro kavuga nkunda view y'inyuma. Ndapfuye. Niba waramwemeye kumwereka ubwambure bwawe. Sibyo ugiye kubumwereka. Hamase uzamwima. Ugasanga ufite uburwi bwiza kweri. Iyo turi kubikora abari kuntaha inkonda. No akajya managura. None nkababaza se uba wumva umeze gute? Nguzi none ngiye ari kunsoma. Nkoresha interview. Mbaza ngo iyo interview ni nkunda view yinyu niyo gutora urwembe. Mbabarira ndakwigiye. Oh yes, all right, mumeze mute cyane abakomeje gukurikira Sonjele TV umunsi ku wundi. Nkuko dusanzwe cyangwa se nkuko bisanzwe twagarutse turi kumwe n'umukobwa mutoya kabisa, ubona ko ari umwe mu bakobwa basa nkaho iki gihugu barimo baragenda bakinjoyinga cyangwa se bakiryoshyamo umunsi kundi. Reka dutangire tumwakira, banza kubashimira cyane mwe mwakoze subscribe kandi n'abandi mwese kabisa niba ugiye kukiganira ari ubwa mbere ntutanga kugira ngo ibiganiro by'ubutaha nabyo bizakugeraho cyane 5 kuri 5. Turakwakire cyane kuri micro cyangwa se kamera za Sonjele TV. Uyu munsi naje ntavuga, naje ntanga pisi gusa. Regaze. Ikiganiro kigakorwa gute? Ikiganiro kigakorwa muri pisi tugiye guca amarenga nk'ibiragi. Ku bantu bakubonye bwa mbere. Amazina na yahe? Nitwa Jessica Witonze. Abantu bambonye bwa mbere mutere comment, mukore sub, share, like, nyine namwe murabyumva nk'abantu bambonye bwa mbere. Jessica Witonze. Jessica Witonze ni muntu ki? Ni umuntu utonze Jess. Ni umuntu? Ni umuntu usanzwe, ni umukobwa usanzwe. Okay, ukiri muto udakuze cyane. Ndacyari singo nyamuneka. Oya sinani metambaye. Wewe byari safi. Ariko ntago ndi singo searching. Byari ngomba kugatambika. Oya nshobora kuvuga ngo bashaka usanga muri comment hajemo ngo uri Marie se ngo cyangwa ngo uri singo ngo tubwire nabeshya ko ndi Marie ngo ubyaye kangahe ngo yaraga bishaka. So Jessica uyu munsi ndabona uri muri mood wallahi none ndabona hagiye yadanje niba mushaka ko tuganira ku bintu tutajya kure cyane babita bashuga daddy ku bakobwa bato nkawe ibajya baheza ntibatamu bari gutanga inheritance ku bwinshi icyo bita imigabane kuvuga ngara kurembe ari hese sha nanjye ngandemere Uritari? None ari he? None se wowe akanga umurage? Uzi icyo bisanga kuremereza? Nibisaba iki? Musaza kujyana Dubai. None se kujya Dubai kujya ku mazi urabyanze? Nyuma yo kujya. Ari unanze ubwo buzima bwiza. Nyuma yo kujya yose. Akaguhera y'umugabane. Wagibenye ubwenge wa musore we. Wagica ubwenge akaguhera y'umugabane. None se iyamaze ko umugabane byagenze bite? Ariko sibyo ni ngombwa. Nyine biba byagenze mu ndege. None ukabikura se wajya Dubai n'amaguru cyane imodoka. Biba byagenze mu ndege. Kaguhera y'umugabane. Okay. Wenda tubyise byiza kubera ko iyo migabane iboneka. Ariko se mu byukuri. Nawe urabishyigikiye kubona umupapa w'imyaka 60 n'akana k'imyaka 19. Ayo mwana ntago yujyana wa 21 ku buryo wenda ni byanga kumuhera y'umugabane munasezerana ivanga mutungo. Kujyana wa 21 byo biremewe mu gihugu cy'u Rwanda umwana wa 20 nushaka n'umusaza w'imyaka 90. Uretse ko abasaza batajya muri menopause. Yaba nawe ubageramo icyo gihe umuhaye umugabane mukanasezerana ivanga mutungo byo ntaribi asuba witeze masa n'umwana azavukana uruhara aba witeze se kuzamukura y'icyororo no so umwana wawe rwo azavukana uruhara uravuze ngo bamuze nta ruhara ziza ibyo ntajye vuze niyo byiyongereye
ibyo ntabyo mvuze ni wowe bizanye. Tugiye mu buzima busanzwe, abakobwa b'i Kigali muri generation turimo ni abakire kurenza abasore. Like imodoka nziza iratwarwa n'umukobwa wikigora w'imyaka mike. None se nibiye mitungo agaho basore rwabwa abakobwa waba usore we bura gukora cyane cyo kozadana abakecuru basigaye baraga. Icyo kintu ari kukigeraho nyuma, ariko dore ikintu kimbabaza. Ndakikuvugiye rero. Dore ikintu kimbabaza. Ugasanga uziranye n'umuhungu n'umusore papa we ntiyanamugurira na box, ariko wese arakubona imigabane ku bana ka Hyundai ka Mercedes Benz agasigaho ku minota 2 yiwe, ku minota 2 ku masaka gatanu yiwe kumazeho na siko byo bintu ushaka mbivugaho we agahita gasi urumva ushaka mbivugaho. None se sicyo cyatumye tuza mu kiganiro. Mbona ntacyo kubivugaho mfite. Ese nkubaza abasaza nawe amusore wenyine haranira ko kuri iyo myaka papa afite uzaba ufite imigabane uzaba uri guha urwo rubyiruko ruzaba ruri icyo gihe. Ese nkubaza abasaza batereta nk'abasore. Nta urantereta sha hagira untereta mbimenye mu kiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwire niba abasaza batereta nk'abasore. Mwa abasaza mwe muri kureba mwanteretse nkabumvira niba batereta umunyamakuru turi kumwana ibiganiro ari kumbaza nta bisubizo mbifitiye. Ntabwo ndateretwa n'umusaza ngo ndebe niba atereta nk'abasore cyangwa bateretwa nk'abasaza nyine. Abasaza rero mu ndirimbo ya Melody harimo akaboro kavuga nkunda view y'inyuma. Ndapfuye ni view ise muri jardin ni view kwa hari ukuntu. Okay, ntabwo ngiye kwamamariza hariya mu mujyi man hari ahantu hari akantu mva yewewe heza uziko wicaye ariko kwanywera akafanta kawe bari uburyohe. Jeskizo yaravuze ngo kuri view y'inyuma ngabari benshi bakunda guhindukira. Ndetse ushatse kuvuga simbizi na Jeskizo nagiyeho aduha ubusobanuro. None nabonye statistics bina posting Jeskizo inshuti yanjye mujya muhuza. Oya ntago ari ibya Dan. Nawe no umusaza ntabyo nzi nabibonye kuri statut y'umushuti wanjye nkuko afite telefone yanjye umuntu ari kureba nawe nyine akakwereka nk'imbabariro ndebere bino bintu nuko nayirebe numva ndumiwe. Hari case yabaye umusaza atereta umukobwa yiyitiriye imitungo sibyo. Uwo musaza rero yitiriye iyo mitungo atariye. Umukobwa ajyamo barateretana hashira igihe birangira namuteye inda. Umukobwa kwa kunda bazinga imitungo bazayimpa birangira muteye inda. Arangije umukobwa kujya kureba asanga wa musaza ni umuzamu urinda imitungo y'abakuru baje hanze. Yego ari wewe nk'umukobwa warizeye uwo musaza ugasanga ni umuzamu. Awundi wizera uwo musaza niso muri kuba ndikubivuga ari blague mukagira ngo wizera icyo gisaza niso ni sogokuru wawe ni so wanyu ni iki cyawe uwa mukobwa n'indindagize none romeruka kubona ntago ari njye wabishyize hanze nta ka video kari guca ibintu. Umukobwa mwiza niba ari umunyarwanda niba ari umundi kaze simbizi ko nta kindi gihugu yavukamo ni mwiza pe inshuti yanjye ari ngombwa reka nkongereho ni mwiza cyane pe uwo mukobwa yashakanye n'umusaza niba afite amenyo niba amenyo agira rero agiye kumusoma umukobwa yagakwepa arabyara murakobido nakuri ko unakabonye nakabonye gatrendinga hama wabikwepeye iki kandi n'ubundi mugiye none niba waramwemeye kumwereka ubwambure bwawe sibyo ugiye kubumwereka hama se uzamwima. Ese buriya ku mukobwa ubwambure nicyo kintu cyadanje kitabi cyadanje yakweretse wabirenze ariko uzahantu bambika imyenda ibiri ahandi bahambika umwe ku maboko dobu n'umwe na kabiri urimo ubwo ahantu hatari cyadanje aho utekereje tuwazuminge yawe inesha umutwe azuminge ko wambaye gomba hambaye se nyine ntabwo hagaragara. Hari amakuru agenda avuga ko nyine urubyiruko rw'ubu cyane cyane abakobwa byinshi bageraho cyangwa se byinshi munyuraho bica mu basaza. Mu by'ukuri urumva nyine tutangiye none kubiganiraho biri seri muri za nzira igihumbi wabona hari inzira nayo nanjye wabona hari umusaza ufite inzira zanjye wa musaza wagomoro izo nzira
yagize vuba agafungura abana batangiye akantu nabonye abana batangiye kwikorera ibitangaza akantu nabonye ngo ufite akazi kagwemba 400 sibyo telefone yawe ni M+ 1M+ nyine ubwo ni miliyoni kuva kuri miliyoni kuzamura uba muri apartment uba muri mu nzu ya 300 kandi ukeneye ko Imana igikorera igitangaza nawe ubwo uri gukora ibitangaza urashaka Imana ikora ibihe bitangaza ngo niba ngari ngo Maria Madagascar ngo wakimisagara Maria Madagare nawe ngamba barira umbwire mukobwa we ikibazo nanjye kubaza ni iki ngiki sibyo mu byukuri ngewe ntago mbibona mu ishusho bibonamo nge mbibona mu ishusho ibabaje nk'umunyamakuru nirababaje nyine arega hari ikintu kikubabaza hari ibiganiro byinshi nagiye nkora sibyo hari ikintu kikubabaza ntugire icyo wagikoraho bikajyaho kacyaki none se reka nkubaze hari ibiganiro bigera muri 2 bintu nabitanzeho sibyo kuri urazibagira Open Media sibyo n'uyu munsi ngiye kubikora ikindi kiganiro ibyo bintu ni bibi pe icyambere cyo numurage mubi spoza musaza we banze mpere kuri abo basaza kuko nibo bakuru babikora babizi ejo bundi umusore umukobwa wirurwa ucukura reka gwe kubicukura urumva uri gucukura umukobwa ubyinagira hejuru mutobatoba ntago uzingateretana nanda nabaguhisha ntabakubwira ntago uzi girlfriend w'umusore wa abantu burya abantu bo hanze nicyo kintu baturusha abana baba bari proud mu mashow akazana girlfriend we bagasumana bakagera bate umusaza akabazi ngo ni nabikora nzamenya limit aho ngarukira ukajya kubona ukabonaje nk'umukwe wawe nako nk'umukazana sori abera kazana gukazanura se suzi ko byagarutse mu yindi sura mbere byari byemewe icyo kiganiro twaragikoze sinshaka kugikora mbere byari byemewe ntago byemewe rero ariko ubu ngubu usanga ntago byemewe umwana asangira girlfriend we na papa we ntago na sekuru ahubwo uvuga na papa na sekuru ntago byemewe njyewe uwo mukobwa sindi umuvuge mu izina ariko nzi umukobwa ashaka nyine umusaza ufite imyaka 25 afite imyaka 21 yapfuye kuzuza imyaka Fite umujama bita David ahita avuga ngo uwo ngo washakanye n'umurambo ngo kagiye nako kantu koko nako kari umuntu nakareba yese avuga ati yo tudise dore umusista ushakiye umurambo yashatse Imana tubabare nago turi kubatuka ariko nyine ibi bintu kera nubwo twebwe turi nyine muri generation yacu ntago ari ibintu byiza ni umuco mubi kuko ntago nyine abagishakana kuko kubera ko ari urukundo wa mukobwa nushaka ujyare witamura umusome mu bantu ugira ntago umukunda pe kuko ushaka umusaza ajya wirirwa ureba so nawe arakuze ntumukunda ntago umukunda uwo musaza mubanye wikundira notice reka ntitubice kure hari offer iza ukabutayanga umusaza arakubwira uti ngiye kundaza ijoro rimwe nta nubwo ari buze kurongora n'iminota irenze 5 utumiliyoni 10 mu gitondo tugu sibyo hakaba hari umusore uragwatike ya gitatu cyamo kandi ijoro ryose unasite nose utuje ugashaka amafaranga ukabanza ugashaka ukabona gukora ibintu byagutwara wowe muri zo offer ebyiri wahita mwiyi nta nimwe none se ngewe wabaranshatse niba ubishaka ko nkuraza mfite papa mfite mama mfite abavandimwe mfite imiryango fata inzira ugiye gufata irembo usabe ukwe gucakira ko yaza gufata irembo mutaravugana cyangwa hatarashya none se tunye agiye gufata irembo ariko wawantu mwirirwa mutwika ko numva igihugu cyacu mugiye kuzakimaza imiriro mwirirwa mutwika narumiwe niko yazumurara ufite video yawe akayidusha ayishira hanze do saru anyway do reba do ayishira hanze nta kibazo na kimwe mfite uwo muraro uyifite ayishyire hanze pe ufite video yawe yarayikwimye yarayifashe utabizi ayishyire hanze ugasanga ufite uburwi bwiza kweri ayishyire hanze wenda nabi icyamamarisha na sipurano amajwi nk'aya satani utarumizi sije ariko abakobwa ngiye hari umukobwa wambwiye inkuru y'agahinda ndavuga utabakobwa mu gihe umutima ukomeye uzi ko hari umushuti wanjye wambwiye
ngo mfite umushuga daddy iyo turi kubikora aba ari kuntaha inkonda kubera gusa akajya amanagura ndakwigize maze kwirira mbabarira maze kurira baza n'ibyo mbabishyirira rwanda udatuma abashaje nyine uzare n'imodoka ishaje itamapiyeri ako se wambabariye byo mukobwa yarabwite aba ari kuntaho bwa buboro bwe bw'inkonda none akajya amanagura none nkababaza se uba wumva umeze gute ngo uzi noneho ngiyo ari kunsoma nyine ukumva umuntu ufata icyo cyemezo umva rata sheri tubwire nubwo uri hirya ya kamera utari buze muri kamera reka mwite kamera nyasha tubwire ngaho gira mbabarira reba hano sibyo ufite umusaza umukobwa mugenzi wanjye agutaha inkonda iyo hari gushya wabifata gute pero tekereza none ari kugusoma mana we n'amafaranga nanjye mukobwa ariko yambwiye aramuruti agutaha inkonda ukazimira ariko wakibuke kara kwishyura mbabare barya ni guteza urusaku mu kiganiro wakibuka ifunguro cyura ukavugutisha n'ishusho uraryoshye umva ndakwimaze kurya mbere ibyo igitumye nkubaza icyo kibazo cyangwa se ngusharinga iyo temwanyara ni ukugira wumve uburyo abakobwa mufite umutima ukomeye bro sha tutawugira se ntabwo tuba twita amezi 9 ntacyo nabivuga Jessica watangiye kuvuga ngo umuntu ufite umusaza agupata mbabarira yewe umva byari blague mbabarira nagari byo kwifuza oya byari blague pe ibihumbi 30 by'idolari buri joro bivuga ngo iminsi ine urubaka etaje ya miliyoni ese ko ari byo kamera yacu ntabyemera aha nayi kuri kuvuga nyinshi se tubazigize 10 ako wambabariye nawe narebize yewe gawe n'abantu uretse kumbe ubu nonaha ubonye agashaka nta kintu ibyo bintu nabivugaho nacecetse naruce narumize ku nkonda uramufite bakamera nyinshi bashaka nimero fata dore niba ifite poshete y'umutuku nkubwire ko iminota 2 ntabwo bajya bayireba yewe we aba ari ibi ari mu Rwanda se ari Dubai ari baba bari worldwide kuko abatembera hashaka yego we sha byimbana boro yawe wongera uyibyimbane inkonda byimbana n'izo nkonda zawe iminota 2 oya akoze umuntu gutera umushyuho ase uvuze umushyushyo naye numvise umushyushyo narimvuze ngo ibyo bintu tubireke dukomeze ikiganiro nakari gaciyemo byari blague nakari gaciyemo Jessica okay tuvuze ku bapapa tugaruke ku bakobwa ijambo rimwe kuri aba bakobwa bihandagaza bagafata icyemezo cyo guciringana basogokuru basi niba mushaka amafaranga mu nzira yego ziciye mu aje vuba sorry sibyo basi ni mubikore ariko muveyo mureke kugumayo ikibazo nuko mubikora mukanagumayo icyo kibazo oya n'urugero sibyo wenda nubwo twe byari blague njyema ntabwo nanditse ko ibyo ntabwo ndabitestinga nubwo byari blague ntabwo ndabitestinga watestinze ibi ntabwo nyine ndatestinga kujya guhura n'igisaza ushaka kudatestinze igiti nkonda baratestinze igipapa gifite inda nini wenda ikakubangana oya nta na kimwe nta mbese ibyo tubyihoreye ni abasore gusa mbabarira nk'amahoro nta makuru mbivuzeho ibyo nta makuru turi kandi none se nanjye mbe nka Brian ngo mfite agasheri ngo nakabwa ariko nta kabwa mfite ntagahari mbabarira rero ibyo bintu tubireke ku bakobwa nk'abo ku bakobwa sibyo pe ibintu biri hano hanze nyine biduterira ni byinshi harasohoka umwenda mwiza harasohoka inkweto nziza amasako ariko njye ntimunseke sibyo nubwo nakoreka mbiceceka ndeke kubivuga sibyo harasohoka amasakoshi meza uturayibani kujya ku mazi imodoka nziza ariko nshuti zanjye mwibuke yuko ibyo ngibyo bitabarutira ubuzima sibyo uwo musaza
afite uwo mukecuru bagende bashyushyanye bareke kuza kwica mu twe hacu hacu umusaza abona umwanya w'umukecuru kuki se abona wako gakobwa ahubwo umukecuru none muri generasiyo umukecuru abona uw'agahungu kabyaye nkawe wowe baranda ifite udukecuru nka 500 ndarusenye nifashe kwitamo fata mu myanya ndangakumiro gusuza ikintu nkundira abakecuru oya nukuri kwimana mwabakobwa mu bireke uzi ikintu nkundira abakecuru bo barategura n'abasaza barategura oya nenda musereza umusaza ashaka kujyana hoteli ihenze y'inyenyeri 5 akagukorera boro za danje ukabona hararenze ariko umukecuru yagushaka arakubakira arajya gusanga ibintu biratandukanye ko n'abasaza ngo basigaye babubakira sha bandagiye rwose inzu mu mujyi wa Kigali nzayibona nagize ngo byaye nk'icumi neza baretse nkakuremera ko mfite ngaho se shandemera giti nkonda zacyo oya izo yo mutobe wawe wigumani nata sibyo kameranya nabasohira urimi ejo gisaza cyane gawe ejo mu rugo wacu bakumva afite ikibanza bakajya kubona kuri iyi channel Sonjela TV bakajya bakabona Jessica bashyize ikiganiro cye yicaye kuri etage ye kuyubaka maze igihe kingana gutyo iranga muntu yagira atayishira imyaka 30 harimo na piscine yanditse mu izina ryawe yanditse mu izina ryawe ibyo bintu umva wabyitesha ku ijoro rimwe oya ntacyo bihagararaho man ibyo nta kintu bivuzeho ibyo ngibyo n'ubuzima bw'umuntu buri prive sibyo aha turi gukora ibiganiro icyemezo wafata ariko ndakizi ni ikihe nafata icyemezo cyanyacyo nafata icyemezo cyanyacyo sawa rero sawa ngaho tu neza nturi umukobwa nkwambura amabere n'ijipo nubinyamburaza nshaje kumvisha ko uri umukobwa nyine ndi umukobwa 90% rero y'ibyemezo kuri iyo ngingo turayizi ntago muyizi ndi umukobwa kamera nyashi n'umukobwa runaka n'umukobwa ariko mentality yacu ziratandukanye kamera nyashi uzanaba ndahazi uzi umuntu baciringa uzi imyaka afite ndayizi sawa rero ndi nkawe nawe akwamba ari kwaza imbere ya kamera ugato ushaka kubereka isura gusa jyana nabyihorera ku myaka ye ibyo afite ahaba uwo baciringa ni mu kigero cye uzi imyaka dusha ayushwa kakurusha arayindusha nyine kandi afite n'impamvu yabimuteye ngewe mpamvu ntago ndayigira arega kamera nyashi yewe ntago ndiheba arega kamera nyashi tuvuga hano ntago ibyo bintu abijyamo nyine ntago abijyamo naye ngeze nageze mubwira ko abijyamo ratujya ubijyamo ndetse Jessica ntago ndabimubonamo sharinge témoignage kuva uko wakuze nta request y'umuntu ukuru turagira nuzo ngenderetana n'abantu bangana nabo request z'abasaza barazigeze kanumvera cyokoza reka mutamazi hari umusaza niwe namwita umupapa yigeze kumpamagara cyo ngenda nakoraga ahantu ansanga ahantu nakoraga nsaba nimero ndayimuha nk'umukiriya kuko ahantu twakoraga delivery ndayimuha aje arambwira ngo ngarashaka ngabakozi ngo imyanya 3 ngo secrétaire comptable niba ari na manager project ibintu nk'ibyo hari projet yari afite nyine ahagarariye NGO imwe muri NGO zo mu Rwanda ntago ndi buyivuge yego sibyo ko ntago yigeze nshaka kuyimenyaho byinshi cyane arangije arambwira ngo nzamusange ngahantu akunda kuba ari gukorera ngagira ate hashye moto nkoresha interview baza ngo interview ni nkunda view yinyu niyo gutora urwembe mbabarira ndakwingiza naramubwiye nti ndangira aho hantu do nano hirya Sonatube ntago ndi buhavuga izina oya turabumenye oya Sonatube oya ni muri Sonatube kumanda uravuge no ntago wahamenya oya ntago ari ku nzu ye ntago ari iwe yarampamagaye nahantu nyine niba ari apartment niba ari hoteli arampamagara ntifata akamoto nikakugeza cyangwa se umbwire nze ngufate nabwiye nti oya ni byiza nyine ngewe icyo gihe nari nyine nagiye nambaye neza nk'umuntu ugiye muri interview hari hakiri kare nko masaa 3 saa 4
bya mu gitondo ntumva ayo masaha ntabwo watekereza ko ari ibindi bintu biri behind. Ndangije ndagenda inshuti yanjye mbona ni ahantu heza mu gipangu, ndavuga ati wenda haba mama office afite na logo inyuma handitse izina ryaho, ntabwo ndi buhavuge ngo ngiye nabanje kugera rero ko ariho ngiye gukorera kuko n'amafaranga yari yambwiye ntabwo ari amafaranga menshi cyane, wenda ngo ntekereze ko tugiye gukorera muri etage, ariko yasumbagaho gatayo nakoreraga. Njyayo arangije twicara muri salo, hari nyine hari amamashini, hari nyine urabona n'ubundi barahakorera ko n'undi nta hantu umuntu ashobora kuba yashinga office, ariko inyuma harimo ibyumba, ari ukuntu nyine basigaye bubaka inzu bakazigira amapartema agiye afitemo ama office. Nahingukiye ku kabaraza nsanga hicaye abazungu, ninjiye no muri salon nsanga abandi bazungu bicaye hirya nabo bameze nk'aho bari kurya utuntu, kumva hakiri mu gitondo wicaye nk'ahangaha na machine kurya utuntu twa mu gitondo, breakfast. Oya breakfast urumva. Noneho nyine ndamusuhuza bite ni byiza, mpasanga n'umutipe tuziranye uhakora, yego ndamusuhuza araza arambaza ngo uranguki, ndambwira ndanywa amazi. Turaganira bite ni byiza, arambwira rero nyine nzajya guhembaya naye ariko buri inshuti yanjye ibi nibi. Ndarangije arambwira ubu ntugire ikibazo ndaguhijana ryo kujya kwitegura akazi. Ndabwira ntuzi byose uri kumbwira kubera iki? Nyine nari ngifunze mu mutwe njya mfunga mu mutwe. None icyo gihe ni nabwo nari nsoje ishuri, nyine nsa nk'umuntu umaze kuransangiza n'urugendo rwo kwafungura ukuntu Nyarugenge yabigeye. Rwo kwafungura gute? Urugendo rwafunguye mu mutwe ukuntu byagiye. Oya ntabwo harafunguka, hari ibintu runaka hafunga. Oya rata hari ukuntu nyine uba ufite principe runaka ucisoza kwiga ubugenderaho. Yange kugenda bite muri ako. Nubundi zo principe ndacyazifite ntabwo nazisize. Witandukira. Icyo gihe nyine umuntu ntago najyaga ngira kuvuga ngo iyo wanzanagaho, ntago nari nzi ko muri societe rusange nyine ariko bimeze. Urumva nibwo nari nyiva ku ishuri ntago nari nzi umwana hanze bimeze gute, ariko iki gihe umuntu arambwira nkamuseka nkigendera, ariko icyo gihe naramusomeye mubwiza ukuri, nambwira nti rero ni ibintu bibiri, niba umugore washatse atakunyuze jya gukora divorce ushaka undi, ariko niba kunyuze nta mushahara wawe nyine. Abwira security ngo musohore imbo. Oya yarabanje arambwira oya tuza n'ibintu biri easy, uracyari muto ukeneye amafaranga. Atangira kumbaza uribana, oya mba muri famille. Icyo gihe nibanaga mba muri famille ntago nibana. Ugiye mbwiza ukuri famille irakodesha wayiha support yeriri nuko babavuga. Hari n'abantu kutari guhuma maze urabizi se ntago nabishobora. Famille ikeneye support iko bakubona nk'umwana yifite amafaranga, nuko yambwiraga. Nabwo ni rero amafaranga yawe nanyeneye, nagiye gukora akazi mbizi neza, ntabwo ndi bukavuge, mbizi neza yuko hano hanze hari abantu benshi bafite amafaranga benshi cyane, aho muri amafaranga nta yanjye arimo. Byarangiye byashaka yanjye njye naramusomeye namubwije ukuri. Kuva ubwo muri inshuti turi inshuti, nta nubwo mbizi niba kibaho. Nawe ntazi kuba ntabyo nzi, sinkeneye no kubimenya pe. Uzi ko yakwirukanye atazana undi? Yakwirukanye atazana undi? Ibyo se birandeba, uwo mukobwa nafite principe zagendera. Ariko tekereza rero nsoje kwiga ntaramara n'amezi n'atatu. Nahaketse nagiye no kwanywera, hari igikobwa oya ntago ari mu kabari. Nose niba nkubwiye ngo umuntu hagaraye NGO uri kumva iki? Ubwo wasanga nawe najya aho yari yagiye kwiyakirira asanga icyana cyagusimbuye sha. Babari sha tukoza nyuma negeze guhamagara umutipe, n'umutipe muremure bya hatari, ndabaza bite ese uriya muntu umuza hanga ati sha ajyaza hano nyene ko haba ese hagira office ni hoya nibura nyine aza nka kuri yaje kuguha interview wajye utabona interview. Gahone bw'abana interview nahise ntago yigeze nsohora nyine nk'umwanda, yarambwiye ngo mpabarira ngo dore ngo je nyine icyo gihe nahitaga ndakara. Nararakaye nyine ndamusomera mbwira no twicare mu modoka tubikemura, ndavuga ati twicaye mu modoka kajya kunjugunya muri Nyabarongo akabyita impanuka. Urumva dushingiye kuri iyo témoignage yawe? Ndavuga ati oya dushingiye kuri iyo témoignage yawe urumva tugashingira nyine kuri statement wagiye uduhamo cyane cyane muri iyo story ya nyuma.
no kugeza ubu ngubu uwo wiyitawe nkawe nka Jessica cyaba duha akazi n'ukuri kw'Imana nta kintu kimwe tugiye gusorezaho nyine uratubwira nabwo uragira nyine icyo ubwira abatwita abashuga dada cyane cyane ku bana b'abakobwa bakiri bato bakiri kubaka kwirirwa mucukura bakazana banyu koko barekera kwirirwa bacukura bakazana mbega ijambo rikomeye nijaka riba rikomeye uzari kurivuga no kurikora n'iki gikomeye kamera nyatubwire gucukura ni ibiki ko bacukura batoba hawo ubundi giye nyoberwa n'ubushyuhe n'irari muri iyi minsi bivahe mugana akanguruzo k'izuba karacitse none se kuki byita gutobato nuko nta minota ibiri bagiye akagenda mani uri umuntu w'umusaza urwaye za rubaga impandi ibiki byose mu mwana w'umukobwa ngo nawe rega arasamye ngo nyuye miliyoni 10 naguze umugabane ucyuye ukurimo mo imbere pana ufite mu isakoshi ufite mu mubiri umugabane wa nyawe n'uwacyura mu mubiri nyine uwo ngo afite ku isakoshi ka urya ugashira wacyuye mu mubiri sara urya ugashira. Okay. By the way Jessica ndabona abantu hano kuri comment bari kumbwira ngo wanabirakariyemo nyine bishobora kuba uwo mugabo wa nyuma yarakubabaje cyane. Oya ngiye sinzi ukuntu oya noneho man reba umuntu wenda ugereranyije nk'umwana w'umukuru ashaka ko afite nk'imyaka 10. Ese uribwira ko niba wenda yaragiye kungira wenda kuko umwanya nawe namubwiye nakora no management project sibyo ku managing iyo project sibyo nawe ni ibintu runaka ashobora kuba yakikorera kugira ko ndabona amafaranga atunga umuryango. Ntagombaga gushya nyine nta kintu agiye kumpaye amafaranga uwo mwana w'imyaka 10 wenda arakwiye kujya kwiga Green Hills aramujyana he kuri Star shuri gizwa Star urabizi muri mbyo urumva Green Hills turayamamarisha shamugane pe nabonye abana umva mwana aho w'imyaka 2 ndusha icyongereza mwana w'imyaka 2 aravuga gaceceka avuga ati umwana banza rumbetise adafite igikarato asa niyo nkweto ya Sarusi ndagaswe urumva ariko aravusha mujyane y'abana nshuti zanjye simba mva ndabamamarije ndabatwikiye ariko nabagiriye wakoze cyane wakoze nyine utuma ikiganiro tukirangiza nabi ariko nyine shano kuri kw'Imana mayere ko akomeza atama washaka tukirangize ubabwira mwagize yerekwa rikomeze ritambuke kuri miliyoni 30 hano dufite kamera nyashi ukeneye iyo nimero miliyoni 30 ku Musleyi Queen witwa kamera nyashi ni yitwa kamera nyashi ni secret superstar yeah secret rich gang yeah of course Ustavuga okay by the way Jessica ngira ngo mu by'ukuri urebye hano hanze byo ubuzima bw'abana b'abakobwa buri mukangarateye ubwinshi burimo buragwa mu ndwara zitandukanye ziva muri amibe z'abasaza na za rubaga impande mu by'ukuri wavuga ngo ni ibintu bimaze gufata indi ntera tutashyigikira ariko nabwo nona uretse ko wenda tuba tubikoze mu kiganiro akaba ari ikiganiro rusange societe ngari zareba ariko ntago ari ibintu umuntu yashyigikira avuge mu bintu byiza ntago twabishyigikira n'abakomeje gukurikira iki kiganiro baduhe comment zabo muri quartier zabo ko byifashe se abapapa bimeze bite n'abakobwa asigaye nizere ko ubutaha nituza wenda tuzahira kuri comment bazaba bagiye badusharinga tureba koko niba cya kiganiro twakoze hari umumaro cyagiye kigirira abagikurikiye. So muri rusange reka tugushimire cyane. Nanjye ndabashimira inshuti zanjye kuba witabiriye ubutumire bwa Sonjele TV nize ko n'ubutaha tuzakubona. Ndahari pe. Okay, kuba tarakora subscribe, keep on subscribing, mukore comment, musharinge ubundi biganiro nk'ibi birimo aba baby beza nk'aba ndajya mbizana buri munsi. Ciao ciao. Hata mutubwire ngo turi beza arayirirwa tubeshya. Anyway. Niba yumva mubeshya ubwo nyine batubwire muri comment. Cyangwa se azaje kwisiga mu. Ariko niba arata turi beza.
sibyo muduha amafaranga ni ibintu byumvikana ibyo ngibyo ntago akenerwa bitera comment umwana mwiza akeneye momo kuko umuntu mwiza ubwiza bwe bugomba kuba bwinjiza ngiye rero mu gihe ntarabona momo yanjye byibuze iriho ibiceri desa bambwira ati akira desa agura amayinite wenda kugero nguhaye ndamuguha ku nkonda ze amayinite izo nkunda ye nakubwiye ko mutobe ngukeneye nta branding juice mfite sawa bye sawa